Icyumweru cyiza cy'umugisha kugira ngo dufatanye gushima Imana ndetse no kuganira ku ijambo ryayo. Imana ishimwe. Haleluya. Ngira ngo uyu munsi turi ku itariki ya nyuma isoza ukwezi kwa gatandatu. Imana yagize neza kuturinda amezi yose atambutse atandatu. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Mu gitondo nibwo numvishe Zaburi 124 numva ni zaburi tugomba gushimiramo Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Iryo jambo rabango yaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu ngo bariko Abisirayeli bavuga. Imana ihabwa icyubahiro. Ngo nukuri ngo amazi aba yaratembye ku bugingo bwacu, ngo umujinya ngo ubwo wacanwaga kuri twe, ngo amazi aba yaradutembanye, ngo amazi aba yaraturengeye, umujinya wabo uwo nguwo baratumize bunguri. Ariko aravuga ngo turacitse, ngo turakize, ngo nkuko inyoni iva mu kigoyi cy'umugoyi. Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro. Yumve ko tuyishimye ko ikigoyi gicitse natwe tukaba dukize. Aya mezi atandatu Imana yaratwimanye. Aya mezi atandatu Imana yaraturinze. Aya mezi atandatu Imana yimanye ubuzima bwacu n'ubugingo bwacu. Izina ry'Uwiteka Imana yacu rihabwa icyubahiro. Ubyumva nkuko mbyumva ahereza Imana icyubahiro, kuko benshi barasinziriye, benshi barangije urugendo, ariko nge nawe turacyari bazima. Si uko utarwaye, niko Narine Gahongere yavuze. Aravuga ngo si uko amarira yashize, si uko ibibazo byarangiye, aravuga ngo ahubwo ni umutima unyuzwe. Imana ishimwe rero kubw'ibyo byose tutarondora. Ufite ibyawe, nanjye mfite ibyanjye, ariko muri byose turashima Imana. Tugiye kuganira gato umwanya mutoya kugira ngo dukomeze n'ibindi. Dufite amateraniro abiri nkuko mubizi. Kadusoma ijambo iri mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 12. Turahera ku murongo wa mbere. Itangiriro 12 umurongo wa mbere. Turaza gusoma n'Abefeso 1:3. Itangiriro 12 1:3, Abefeso 1:3. Imana ihabwa icyubahiro. Uwiteka ategeka Aburahamu ati, va mu gihugu cyanyu usige umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe uzabe umugisha. Kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma. Kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Mwakire ijambo ry'Imana. Kadusome no mu Befeso. Haleluya, haleluya. Abefeso ni igice cya 3, niryo jambo tugiye gusoma. Abefeso 3 umurongo wa mbere. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haranditse ngo ubwiru bw'Imana bwo gukiza abanyamahanga. Nicyo gituma njyewe Paulo ndi imbohe ya Kristo Yesu, mbohewe mwebwe abanyamahanga, kandi namwe mwumvise iby'ubutware bwo kugabura ubuntu bw'Imana nahawe ku bwanyu. Reka turekeraho. Titre nashakaga ni iyi ngiyi, ubwiru bw'Imana bwo gukiza abanyamahanga. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Iri jambo ryo mu Befeso rivuga ngo ubwiru. Uyu munsi muri iri teraniro tugiye kuganira imigisha. Imigisha twakira iyo tumaze kumenya Imana. Iyi migisha ntabwo ari imigisha rusange, hari imigisha abantu bose duhuriyeho. Imana ihabwa icyubahiro.
ya migisha tujya tuvuga ngo Imana ivubira imvura ababi n'abeza. Iyo ni imigisha rusange. Iyo imvura iguye Kanombe hafi ya yose, ntabwo imvura igwa mu mirima y'abakiranutsi gusa, ntabwo imvura igwa mu mirima y'abarokore gusa, imvura igwa ku bantu bose. Imana ishimwe. Haleluya. Ariko umunsi w'ejo nibwo niyumvishamo iri jambo. Imana ishimwe yuko twebwe abamenye Imana, bimwe mu migisha twagabanye ni imigisha twihariye ubwacu yo kumenya Imana. Ntabwo dufite umwanya munini ngo turirimbe, wenda tujye mu ndirimbo n'ibindi, ariko hari indirimbo njya nkunda. Haleluya. Ivuga ngo ni umugisha ukomeye kumenya Yesu. Nawe ubyumva gutyo ko kumenya Yesu ari umugisha? Undi muririmbyi avuga ngo kumenya umukiza bimbereye umugisha mwinshi, ntabona uko nasobanura. Iyo umuririmbyi yaririmbye gutyo, ntabwo yari afite amakamyo ari kwerekana ngo avuge ngo kumenya umukiza byatumye ngira amakamyo, kumenya umukiza byatumye ngira ama-etaje ageretse 50. Ntabwo kumenya umukiza biduhesha imigisha y'ibya none gusa. Birashoboka kuko ari isezerano ko tukiri mu isi hari iby'Imana izatugirira, hari n'ibyiza izaduha, ariko hejuru y'ibyo ngibyo hari ibindi twihariye. Imana ihabwa icyubahiro. Hari ibindi bitari rusange. Ibyo ngibyo muri iri terana ngiye kugerageza mvugemo bikeya bitewe n'umwanya turaba dufite. Twasomye ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itangiriro, igihe Imana yahaga Aburahamu amasezerano akomeye. Aburahamu murabizi ko ntabwo yarabuze amatungo. Imana ishimwe. Aburahamu ntabwo yarabuze ibifatika, ariko Aburahamu Imana yamubwiye umugisha usobanura umwihariko w'abantu bamenye Imana. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Ijambo ry'Imana ryamugezeho Aburahamu akiri muri Uri y'Abakarudaya, akiri mu bigirwamana byo kwa Setera. Imana iramubwira ngo va mu gihugu cy'iwanyu ujye mu gihugu nzakwereka, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzaba umugisha, uzagusabira umugisha nzamuha umugisha, uzakuvuma nanjye nzamuvuma. Uwo ni umugisha abana b'Imana bamenye Imana bajya bakira. Imana ibaha umugisha, ikabahindura umugisha, kandi haleluya, aho bageze hose, ubutaka bakandagiyeho bwose, mu bantu bageze mw'abari bo bose, Imana iherekeza iryo sezerano kuko yo ubwayo ariyo yabyivugiye. Ngiye kuvuga gatoya umwihariko, imigisha y'umwihariko. Imana ihabwa icyubahiro. Niba warakiriye Yesu, iyo migisha ni yawe niba utari unayizi. Haleluya, haleluya. Hari abantu baba batabizi, akabaho mu bwoba yabitswemo na Satani, ariko kuko twamenye Imana, ariko si ukuyimenya gusa, twanamenywe nayo. Haleluya, haleluya. Ntabwo ari ukuyimenya gusa, kubera yuko niyo yabanje kutwihishurira. Nawe utangira ugendere muri izo confidence z'umwuka. Haleluya. Abadayimoni ntibongere kugutera ubwoba, isi ntiyongere kukwereka yuko ntaho uhagaze. Imana ishimwe. Ahubwo Imana yakuvuze ibintu bikomeye ubwo wakiraga ubwo buntu. Ikintu cya mbere, umugisha wa mbere w'umwihariko. Haleluya.
abizera dufite ni umugisha wo kumenya ko mu isi dufite umurengezi. Nushaka wiyandikire mu ijambo rimwe, haleluya, wiyandikire gusa ngo umugisha ngo ukugira umwishingizi uhoraho, naryo ryongereho. Kuko tuvuze umwishingizi, hari wavuga uti nanjye mfite ubwishingizi runaka cyangwa umwishingizi runaka. Muzi ko no mu buyobozi no mu bici hari abantu bagira bishingizi mu bintu runaka, ariko ubwo bwishingizi nabo bishingizi n'abishingizi badahoraho. Amen. Abana twabyaye tukibabyara deja tuba tumaze kumenya ko ari twe tuzabamenyera buri kimwe cyose, ariko se tubamenyera buri kimwe cyose? Ubundi se duhoraho? Andika gusa ngo mfite umwishingizi, umugisha mfite wo kuba naramenye Imana, mfite umwishingizi uhoraho, mfite umwishingizi uhoraho, mfite umwishingizi udasaza, mfite umwishingizi utarwara, mfite umwishingizi utajya ugera muri incapacité runaka, mfite umwishingizi utajya ubura ubushobozi, utajya ubura imbaraga, utajya upfa, utajya usaza, utajya uhinduka. Haleluya. Uwo mugisha ntabwo umuntu yawukura ahandi hose, ni umugisha gusa tujya duhabwa nuko twakiriye ubwo buntu. Iyo tugira umwanya twari kuririmba akaririmbo kaba ngo mu ijuru imbere y'Imana, umuririmbyi yari mu mwuka aravuga ngo mu ijuru imbere y'Imana mfite umuntu ujya umvugira, aravuga ngo ni umukuru w'abatambyi. Haleluya, haleluya. Mfite umwishingizi uhoraho, ubuzima bwanjye kuva mumenye. Ndi kuvuga mu mwanya wanyu, ntabwo ari njye uri kwivuga. Haleluya. Uwo mwishingizi kuva tumumenye njyewe nawe, yafashe ubuzima bwacu abukura mu biganza by'imiryango twavukiyemo, abukura mu bifatika byo mu isi, arangije abushyira mu biganza bye. Haleluya. Intambwe zanjye zose araziyobora kandi akazirinda, iby'ejo n'ejo bundi andi imbere byose agenda bitunganya. Uwo mwishingizi uhoraho, haleluya, ubuzima bw'abamumenye, ijisho rye rihora ku bamumenye, ugutwi kwe guhora ku bamumenye. Haleluya, haleluya. Duhereze data icyubahiro kubera yuko imwe mu migisha y'umwihariko yatubereye umwishingizi uhoraho. Niyo mpamvu umuririmbyi yuzuye umwuka wera aravuga ngo kuva ubu sintinya ibizaba ejo, ibyago cyangwa amahirwe, ngo nzi ko data abitegeka. Aravuga ngo kwiganyira ni ukubusa. Uyu mwishingizi kuri ingingo ya mbere akugereraho utagera. Haleluya. Hari aho utagera, hari inzugi utageraho, ariko kuko ari umwishingizi wawe, izi nzugi yivugiye mu ijambo rye. Haleluya. Muri Yesaya 45 yaravuze ngo inzugi z'ibyuma wajya kuzinyeganyeza, ibihindizo by'ibyuma wajya kubicagagura, ariko yari yivugiye ngo nzakujya imbere ahataringaniye maringanize, ngo inzugi z'ibyuma n'ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri ngo kugira ngo ngutabare. Uyu mwishingizi atugerera aho tutagera, si ukuhagera gusa, ahubwo ajya tuvuganira naho tutavuga. Imana ishi. Haleluya. Mu buzima busanzwe iyo ufite kesi runaka, hari umwavoka wawe, usibye ko Imana irenze ibyo, ni urugero rwo mu isi nshatse kuba,
wowe iyo afite dosiye, afite ibyawe byose, waramuhaye byose, afite uburenganzira bwo kugenda akajya mu nkiko runaka, akagenda akavuga mu izina ryawe, akaguhagararira. Imana yirenze ibyo ngibyo, iduhagararira naho tutazi, itugerera naho tutazi, iturwanirira n'intambara tutazi. Duhereze data icyubahiro. Yobu yarivugiye ijambo rikomeye, amaze guhishurirwa uwo mugisha ukomeye, aravuga ngo njyewe ubwanje nzi yuko umucunguzi wanje ariho. Mwene da, ikiguteye ubwoba ni iki? Kufite umuvugizi, kufite umucunguzi, kufite haleluya umwishingizi uhoraho. Naje muri iri jambo kongera kukwibutsa ubwiru bukomeye. Haleluya, ubwiru bukomeye. Iyi si tureba ntabwo ibitubonaho. Amen, haleluya. Iyi si tureba iratwitiranya, ariko nubwo yatwitiranya, dufite umwishingizi uhoraho w'ukuri. Haleluya. Niyo mpamvu ibizakubaho byose n'inzira uzacamo zose, mwene data, niba waramenye Imana, izo nzira uzazinyuramo. Aho abandi bazagwa, wowe ntuzahagwa. Iby'abandi, ibyizica abandi ntabwo bizakwica, atari uko bitakakwisha, ahubwo kuko ari uwafashe ubukana bw'ibyashakaga kukwica, yarangiza akabikuramo, wowe ukisanga ahantu runaka. Haleluya, haleluya. Wowe ukisanga ahantu runaka, ukajya wibaza uko wahageze. Ya majoro yaceye atari gucya, nuko umwishingizi wawe yahabaye. Bya bihe byahindutse bitari buzahinduke, byahinduwe n'umurengezi wawe n'umuvugizi wawe. Muri iri teraniro naje kongera kubakomeza. Imana imira ijambo ejo nimugoroba, nababwiye ngo ni ijambo numvishe rinjeho. Haleluya, haleluya. Ntabwo ari ijambo maranye iminsi 5, numvaga umwuka w'Imana ambwira ngo muri iriya teraniro, kuko nakugize umuhesha w'umugisha, genda ubahesha umugisha basoza ukwezi kwa gatandatu, maze umugisha ngiye kubaha n'uwo mugiye kubaturaho uzabomaho mu mezi yose ari imbere. Mbwira Imana ngo mbese nzaba ngiye guhanura, nzaba ngiye gukora gute? Numva umwuka w'Imana arambwiye ngo hari imigisha y'umwihariko, ubyakire mu izina rya Yesu. Haleluya. Umwe muri iyo migisha rero umwuka yambwiye nuko dufite umwishingizi uhoraho. Uhereye none ibyawe nawe ubwawe muri asihanse itagirangira, muri asihanse itagira manda, muri asihanse itajya ihomba ngo ifunge imiryango kontra zihinduke. Iyi asiranse niyo turimo abana b'Imana. Nubwo tumeze nk'abandi, nubwo dutuye nk'abandi, nubwo twabyaye nk'abandi, nubwo twashatse nk'abandi, nubwo dukora nk'abandi, ariko twebwe ndetse n'ibyacu ijuru ryamaze kubyishingira. Niyo mpamvu ibyakaduteye ubwoba rimwe na rimwe tubigenda hejuru. Abatazi Imana yacu bakajya bibaza ngo ko tuzi ibyago yagize, ko tuzi ibibazo arimo. Ni ukubera icyo ahorana uriya mutima ushima. Impamvu duhorana umutima ushima si uko ibibazo tutabinyuzemo, si uko tutanabihagazemo, ariko tuzi ko mwijira imbere y'Imana dufite umuvugizi, tuzi ko mwijira imbere y'Imana dufite umutabazi, tuzi ko imbere y'Imana dufite kivugira. Uhereye none umutima wawe utuze, umutima wawe ujye mu gitereko. Umugisha w'umwihariko ufite nuko ufite umuvugizi, ufite umwishingizi, ufite umuntu ukureberera. Haleluya, haleluya. Hari umuntu ukureberera, hari umuntu ukureberera, hari umuntu ukureberera, hari umuntu ukureberera. Haleluya. Hari Imana ikureberera. Izi nibyo utazi, yumva nibyo utumva, igera naho utagera. Haleluya. Niyo mpamvu mu ijambo ry'Imana yavuze ngo yica
imigambi y'inshakura niyo yonyine yica, wowe wayica se? Ariko umwishingizi afata ibyica akabikuramo ibyo kukwica, afata ibyo kukunaniza akabikuramo ibyo kukunaniza, ugahora ugwisha imbaraga. Abantu bajya bakureba bakaba ngo ari ku munsi ku munsi kuki agenda gwiza imbaraga, kandi bicantege bibaye byinshi. Nta handi dukura izo mbaraga, nuko twahishuriwe yuko mu ijuru imbere y'Imana dufite umuvugizi, dufite umwishingizi uhoraho. Icya kabiri, haleluya, Imana ishimwe. Uza kunsomera Zaburi ya 23 nugera mu rugo, usoma ari amagambo yose arimo, aragusobanura neza ukuntu Imana umugisha dufite ukomeye ari uko dufite umwishingizi uhoraho. Niba Dawidi yaravuze ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, ansubiza intege mu bugingo, naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose. Inshimbo y'inkoni nibyo bimpumuriza, kugirirwa neza n'imbabazi bizanyomaho iminsi yose nkiriho. Haleluya. Iri ni ijambo risobanura uburyo Imana yatwishingiye. Umutima wawe nutuze rero, kuko imwe mu migisha, nababwiye ngo iyo migisha ntigaragare abantu batubonye, rimwe na rimwe ntibayitubonaho, ariko n'umugisha bizera Yesu bamaze kugabana ubwiru. Haleluya. Ubwira aba ari ikintu cyihariye, aba ari ikintu kitari publique, aba ari ikintu kitari rusange. Rero nawe umenye ko kuva wakiriye Yesu, kuva umenya Imana, umwe mu migisha wagabanye harimo kuba ufite umwishingizi uhoraho. Yego, ako nimuzakibagirwe. Haleluya. Kuko turabizi tujya tugira bishingiza ababyeyi. Nababwiye ko iyo tubyaye abana nyine tuba tukemeye ko tuzabarira, tuzabakorera byose, ariko hari igihe kiba kidahari kigera ntitubahabe, cyangwa n'abatware ntibahabe, n'abagore ntibahabe, n'imiryango ntihabe. Ariko aho abantu bose bataba, Imana yaguhaye isezerano yuko izahaba. Imana ishimwe. Icya kabiri, umugisha w'umwihariko abizera dufite nuko amazina yacu ari ku mutima w'Imana. Haleluya. Amazina yacu ari ku mutima w'Imana. No mu rindi jambo wenda ibintu bishaka kuvugwa bitandukanye ariko bisobanurwa kimwe. Amazina yacu hari aho yanditswe adashobora gukurwa n'umuntu uwo ari we wese. Imana ishimwe. Haleluya. Iyi ngingo nyigezeho numvishe ntangaye. Wavuga ngo watangajwe n'iki ko ibyo atari bishya? Haleluya. Ijambo ry'Imana rihorana uburyohe budashira. Ushobora gusoma Zaburi ya 25 umurongo wa 3 uyu munsi ukumva ni nk'ari ubwa mbere yumvise. Umubwiriza butumwa ashobora kuyibwiriza ukumva ari ubwa mbere yumvise. Iyi ngingo ya kabiri, uyu mugisha w'umwihariko dufite, ko amazina yacu ari ku mutima w'Imana, cyangwa amazina yacu yanditswe mu gitabo tudashobora gukurwamo n'umuntu uwo ari we wese. Umubyeyi ashobora gukora testama agatanga umurage. Haleluya. Akavuga ngo bigenje gutya. Igihe cyagera kera, ndavuga ibihe bya kera, atagira ibyo yumvikanaho n'umwana, ibyo yari yaramuhaye yari afite uburenganzira bwo kuba yabimwaka. Imana ishimwe. Kandi wenda bitavuye no ku mpamvu z'umwana gusa, kubera ko umubyeyi ari umuntu. Haleluya. No muri ubu buzima turimo, nshobora kugira ikintu runaka nguha, nkakiguha nk'impano isanzwe. Dushobora kugirana ikibazo. Ababyeyi mumfashe. Ushobora kugurira umwana telefone. Haleluya. Yazana amanota make, ya telefone ukagira gute? Ukayimwaka. Abakoresha batandukanye bari hano,
ushobora kugirana n'umukozi wawe kontra runaka, hagira ibituzura ukavuga ngo iyi kontra ndayaniye ntitaye ku by'amategeko avuga, ibyo amategeko avuga bizaza nyuma, ariko iyi kontra mbaye nyitesheje agaciro. Ni ukuvuga ngo muri iyi si hari abantu batugiraho ubushobozi. Amen, haleluya. Ariko naje kukubwira kuri uyu mugisha wuko izina ryawe riri ku mutima w'Imana. Usibye wowe ubwawe wakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, haleluya, bikaba byatuma wowe n'ijuru bitamera neza. Ariko nta muntu uriho wambaye inyama n'amaraso ushobora kugira uburenganzira bwo kukwandukuza mu gitabo cy'ubugingo. Haleluya, haleluya. Niba warahishuriwe neza yuko izina ryawe ryanditse mu gitabo cy'ubugingo riri ku mutima w'Imana, abanyabutayu bajya bavuga ngo ntawe uzayiguteranya. Haleluya, haleluya. Beneda, Imana iratuzi, izi amazina yawe yose, kabone naho hari abantu bahuza amazina. Iyi Imana ibarebye buri wese mubona ukwe. Haleluya. Uyu ni umwihariko naje kukubwira ngo nubwo waba udaturuka mu muryango uzwi, ukaba udafite izina ryamenyekanye, uyu munsi kuva wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, hari ahantu izina ryawe ryamaze kwandikwa kandi ridashobora kuzasibanganywa. Mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana 3 hari amagambo Yohana yavuze, aravuga ngo nzaturira izina ryawe. Haleluya. Nzaturira izina ryawe imbere y'Imana Data n'imbere y'abamarayika. Nuko iryo zina hari ahantu riri mu gitabo cy'Abatimoteyo, urwandiko rwa Timoteyo rwa 2, nibwo Pawulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, ngo rwanditsweho aya magambo ngo Uwiteka asabe. Amazina y'abera ari mu biganza bye, ari mu mutima w'Imana. Amazina y'abakiranutsi ari mu gitabo cy'ubugingo. Haleluya. Kugira ngo izina ryawe ryandikwe muri icyo gitabo, ukuntu ari ibintu bitangaje. Ntibisaba ngo waravukiye mu muryango ukomeye, ntibisaba ngo ufite PhD. Abadafite PhD ngo ubwo amazina yabo ntabwo ashobora kuhandikwa. Imana ishimwe. Kuva kuworoheje inyuma y'abandi kugeza kukomeye hejuru y'abandi, izina ryawe niba waramenye Yesu ryamaze kuba grave. Nuko naryumvise mu mwuka. Ikintu kiri grave ni ikintu udashobora haruriya rukuta. Haleluya. Ni ikintu gishimangiwe, gitsindagiye, gicuriwe ahantu runaka. Nta muntu ushobora kugusiba mu gitabo cy'ubugingo. Nta muntu ushobora kuguteranya n'Imana. Nta muntu ushobora kukwerekana imaji Imana itakuziho. Nawe yabigerageza, Imana iri mu ijuru iramureba ikamuseka. Haleluya, 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 haleluya. Hagara ageze ku iriba, ageze mu butayu, ngo imvumba yarashize, aravuga ngo ndapfuye. Ngo mu kandi kanya ayigiye hirya arimo kurira ngo yumve ijwi rimuhamagara mu izina. Uyu munsi naje kubwira ngo izina ryawe Imana irarizi. Hagara aratangara, Yakobo nawe yaratangaye ubwo yavaga i Berisheba agiye Harani. Haleluya. Ngo byageze ku mugoroba arasinzira kubw'umunaniro, ngo agiye kumva yumva Imana ivuganye nawe. Haleluya. Ngo arangije aratangara, aravuga ngo mbese nubwo ndimo mpunga Imana iranzi. Reka nze nkubwire mwene da, mu ijambo rimwe ugiye kugenda ugahagararamo abadayimoni bahaguruka, isi yakwasama, niba uzi neza ko izina ryawe riri muri gitabo cy'ubugingo. Haleluya.
ugenda uryame wizigure. Haleluya. ugenda uryame utuze. abagira ibikomere by'uko ngo nta miryango ngo izwi bafite, abandi ngo kuko ntibigeze bamenya abandi n'abandi, Imana irakuzi. niba Imana ikuzi ibyo biraguhagije. niba Imana izi izina ryawe ibyo biraguhagije. niba warakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, ukaba izina ryawe ryanditswe mu gitabo, Yohana yarahanuye aravuga ngo izina rye ntabwo ribasha gusibwa n'umuntu uwo ari we wese, ngo ahubwo Imana izaryaturira imbere y'abamarayika. muri iri teraniro ryo ku cyumweru ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatandatu, Imana yambwe ngo genda ubaheshe umugisha. ariko mbere yuko mbaheshe umugisha, nashatse kubabwira umwihariko, imigisha y'umwihariko abizera dufite. irya mbere dufite umwishingizi uhoraho. irya kabiri amazina yacu. Haleluya. amazina yacu iratuzi. izina amazina yacu iratuzi. izina amazina yacu iratuzi. izina amazina yacu iratuzi. izina amazina yacu. Haleluya. Haleluya. icya gatatu. Amen. Amen. Haleluya. imigisha y'umwihariko. uwa gatatu, umugisha dufite w'umwihariko ni umugisha wo gutabarwa n'Imana. uyu mugisha si rusange. Haleluya. mu gitabo cya Yeremiya 33 hari ijambo rivuga ngo ntabaza. si Imana yabyivugiye? ntabaza ndagutabara. kuri iri jambo rya gatatu, uyu mugisha w'umwihariko, nashatse kukubwira ngo iyo umukiranutsi cyangwa umuntu uzi Imana yatatse, ijuru rimanuka vuba. umuntu uzi Imana iyo arize, amarira ye ntatambuka nk'adafite agaciro. iyo atatse, ijuru ryandika umuniho. iyo arize, ngo amarira ngo Uwiteka yashira he? ngo mu icupa. Haleluya. Haleluya. iyo wamaze gusobanukirwa iri banga, haleluya, umubabaro nta gusigara ari uwawe, n'agahinda ntigasigara ari akawe, n'ibibazo ntibisigara ari ibyawe, ahubwo bisigara ari iby'Imana. kansubiremo, dufite umugisha w'umwihariko wo gutabarwa n'Imana. umukiranutsi yatatse na Zaburi irabivuga ngo umukiranutsi yaratatse ngo ijuru rirabyumva. Haleluya. ngo umunyamibabaro yararize ngo ijuru rirabyumva. uzasome Zaburi zivuga amagambo nk'aya ameze gutyo. amarira y'umuntu wamenye Imana n'agahinda k'umuntu wamenye Imana gahinduka agahinda k'ijuru. Mwuka Wera arakajyana. iyo ageze imbere y'intebe y'Imana, iyo uri mu bihe by'agahinda n'umubabaro, Mwuka Wera yajisa mu mubabaro. ubusa aya magambo muri kuyumva? Mwuka Wera agenda mu ijwi ry'umubabaro. Mwuka Wera agenda mu ijwi ry'agahinda, akavuga ngo umuririmbyi wo muri upenda runaka wagukoreye, Mana afite intambara runaka. Mwuka Wera akarira, yarangiza akananiha. Haleluya. Haleluya. Mwuka Wera araniha, akajya imbere y'Imana akaniha, ijuru rigaterana. Haleluya. rikavuga ngo kubera iki Mwuka Wera ari kuniha gutya? Mwuka Wera akavuga ngo birakomeye. Mwuka Wera akavuga ngo upfakazi burakomeye. Mwuka Wera akavuga ngo upfubyi buramukomereye. maze ijuru rigaterana ku bwawe. ni hahandi ujya kubona, ubona abantu bose barakuretse baragutaye,
igitondo kimwe haleluya ukajya kubona ukabona ijuru ryahuruje duhereze Imana icyubahiro ukabona babandi utaherukaga ukabona baraguhamagaye uraho amakuru ko twifuzaga kuzabasura murahari kandi ubwo hashize imyaka 10 ibyakubayeho bikubayeho ariko kuko mwuka wera haleluya yagiye kukunihira ijuru rigaterana kuko ari isezerano ridakuka kuko ari umugisha w'umwihariko ijuru ryarangiza rikagutabara niyo mpamvu haleluya 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 niyo mpamvu ujya wisanga ku gisasi ruhondobereye uri kubarirwa iminsi mwuka wera akagenda yiruka haleluya haleluya abamarayika baba ngo bigenze gute ko mwuka wera none azanye speed idasanzwe hari umukiranutsi watatse hari umuntu w'Imana watatse none kuko ari umugisha w'umwihariko ijuru rigaterana rikabuza abo ribuze ibitotsi warangiza ukabona umwizera waruzi ko birangiye waruzi kakozwe n'isoni ukabona ijuru riraje no mu rugo rwe ukabona ijuru riraje no mu bana be ukabona ijuru riraje muri business ze ukabona ijuru riraje mu kazi ke ukaba ngo bigenze gute umukiranutsi yaratatse Imana iramwumva kuko imigisha y'umwihariko dufite harimo no gutabarwa n'Imana yaravuze ngo ni muntu abaza nzabatabara nimukomanga nzabakingurira haleluya ibyo ntago ari by'umuntu uwo ari we wese yataka atabaza abandi abona bamufitiye umumaro ariko twebwe abizera gutabarwa kwacu guturuka ku Uwiteka icyanyuma haleluya haleluya uyo ni imigisha y'umwihariko amen ndikwanga kuvuga amazina y'abantu ariko harabona abwira ngo uwo ni umugisha haleluya nutabaza Imana izagutabara niyo bizaba ari mu gicuku niyo bizaba ari mu mvura niyo bizaba ari mu mivu niyo bizaba ari mu muriro nuzaba uri wenyine nuzaba uri kure na hafi iri sezerano abari muri Canada bararigendana abari muri Amerika bararifite aho uzajya hose Imana izaba iri kumwe nawe izagutabara izakuramira ni isezerano aho uzajya hose nzaba ndi kumwe nawe haleluya nuntabaza nzagutabara hereza Imana icyubahiro haleluya uhereye none umenye ko ijuru rijya riterana iyo umukiranutsi yatatse amarira yahinduka amarira y'ijuru umuneze umubabaro ugahinduka umubabaro w'ijuru ikibazo cyawe ntago kiba kikiri cyawe wenyine upfakazi bwawe ntago ari upfakazi bwawe ubushomeri bwawe ntago ari ubushomeri bwawe ahubwo bisigara ari ikibazo cy'ijuru mwuka wera aragenda akavuga ati ararwaje amaze igihe kirekire nutamutabara dore nawe aragira stroke uwari urwaje nawe ajye kurwazwa uwari urwaye ararwazwa nande ijuru rikabizamo igitondo kimwe kumva umubiri Imana hari uko yawugenje ukavuga uti se ko numvaga ndembye bigenze gute hari ibyo tutajya tumenya uko bigenda ijuru ribijyamo haleluya uko abana bize byagenze gute ko turimo dusoza umwaka duheze Imana icyubahiro haleluya ko abana bize kandi bakiga aho bashakaga ijuru ryabigenze gute ijuru rizi kwiyeranja haleluya kumaze imyaka ingahe wishyura credit byagenze gute harya ijuru rizi kwiyeranja haleluya kumaze igihe urwaye ukaba utarapfuye byagenze gute ijuru rizi kwiyeranja akanyuma nezerewe Imana haleluya aya magambo ndayakubwira nanjye nyibwira Imana ishimwe haleluya ijuru rigiye guterana ku bwawe hago ryateranye kera ngo birangire kugeza ugeze hasi mu butaka usubiye mu butaka ijuru rizaba ari ubutabazi bukiri favor yawe ubutabazi buzaba bukiri ubwawe icyakane amen haleluya haleluya umugisha wa nyuma turawuzi n'ibindi ariko batubizi wenda ni ukwibukiranya ni ijambo riri mu Baroma 3:1 uwo mugisha wa kane ngo mbese abayuda barusha abandi iki babarusha muri byose ariko ngo icyambere ngo bafite amagambo yavuzwe n'Imana umugisha wa kane tugendana nuko tugendana
ibyavuzwe n'Imana. Haleluya. Tugendana amasezerano y'Imana mu rindi jambo. Haleluya. Uko mutureba nuko tubareba. Amen. Muriho ijambo ryavuzwe n'Imana. Kandi ufite iri jambo hari aho anyura abandi bagwa. Haleluya. Ufite iri jambo ryamuvuzweho hari byica abandi we bitamwica. Ufite iri jambo ryamuvuzweho rimubera ikirara akambuka. Imana ishimwe. Karebu na Yosuwa iri jambo niryo ryabatumye badapfira mu butayu nk'abandi b'Isirayeli bose. Ndimo ndasoza. Amen. Haleluya. Iri jambo niryo ryatumye ubutayu butabasigarana. Karebu abwira Yosuwa ngo mu mugabane wanjye. Haleluya. Ngo kandi wibuke icyo Imana yatuvuzeho njyewe nawe. Ingingo yamurengeye umugisha yari yihariye nuko yari afite ijambo Imana yamuvuzeho. Mwene data nshuti y'umusaraba, witinya, ongera ukomere. Ufite ijambo ryavuzwe n'Imana, riri ku rubyaro rwawe, riri kuri business yawe, riri mu buzima bwawe bwa buri munsi. Basore n'abakobwa, mufite ijambo mwavuzweho n'Imana. Haleluya. Ubwo yarivugiye ngo impfisi zarinda ziburuyenzi. Iryo ni isezerano ridasaza. Imana ihabwa icyubahiro. Mwene data wageze muri iri teraniro, umwuka w'Imana yambwiye ngo mbaheshe umugisha. Haleluya. Icyo ngiye kwatura n'icyo umwuka yambwiye ni ijambo mu gitabo cyo kubara turarizi 6:22. Haleluya. Reka turisome ubundi nsoze. Kubara 6:22. Ni ijambo tuzi ariko rigiye kuguherekeza muri uku kwezi, muri aya mezi. Uku kwezi gusa nabyumvisemo, ni mu mezi ari imbere. Imana ishimwe. Haleluya. Ni 6:22. Haranditse ngo umurongo wa mbere ngo Uwiteka abwira Mose ati bwira Aroni n'abana be uti uku abariko mujya muhesha Abisirayeli umugisha muti Uwiteka aguha umugisha kurinde. Uwiteka aguha umugisha akurinde. Uwiteka aguhe umugisha akurinde. Uwiteka aguha umugisha akurinde. Haleluya. Uwiteka akumurikishirize mu maso he akugirire neza. Uwiteka akumurikishirize mu maso he akugirire neza. Uwiteka kurebe neza aguhe amahoro. Uwiteka akurebe neza aguhe amahoro. Umugisha w'Imana ukomeho uhereye none kugeza iteka ryose, kubera yuko wamenye Imana ukamenywa nayo. Haleluya. Uhereye none Uwiteka aguha umugisha akurinde. Uwiteka akumurikishirize mu maso he. Uwiteka aguha umugisha akurinde. Wakira umugisha w'Imana w'amajyana maza. Ibi ntago abari mu tubari babyumvise. Ibi ni iby'abantu babaye mu nzu y'Imana, bamenye Imana, bakiriye Yesu. Ugende ufite umutima utuje, ukomeze wiringira Imana. Ibyawe nibizakubaho byose Imana biri mu biganza byayo. Ibwira umugaragu wa Abrahamu ngo nzaguha umugisha, nzaguhindura umugisha, zogeza izina ryawe. Ibyo byose bisohore ku buzima bwawe uhereye none. Turagushimye Mana yacu, ijambo ryawe rigira imbaraga ku buzima bwacu. Hari amajwi menshi twumvise, hari amagambo menshi yatugezeho akatwereka ko dushobora kuba muri iyi si ntacyo turi cyo. Muri ubu buzima Mwami Imana yacu bugaragara nkaho nta gaciro, ariko mu maso yawe twahishuriye ko turaba agaciro. Mu maso yawe twahishuriye ko uri umwishingizi wacu uhoraho. Twahishuriwe ku izina ryacu riri mu mutima wawe. Amazina yacu yanditswe kandi ntazigera asibwa n'umwana w'umuntu. Twahishuriwe neza Mwami ko ijambo ryawe watuvuzeho rijya rigira imbaraga muri ubu buzima. Twahishuriwe yuko turi muri ubu buzima uzadutabara kandi ukaturengera. Duciye bugufi, reka umugisha uvuze ku bwoko bwawe ubagaragareho, hamwe n'urubyaro rwabo, hamwe n'ibyabo byose. Mazi neza n'ubuntu byawe bikomeze bigaragare ku bizera bose bazumvira ijambo. Dusenze ducishijwe bugufi, ushyirwe hejuru none ibihe bidashira. Amen. Imana ibahe umugisha.